Muraho neza muhawe ikaze muri episode ya 10 y'inkuru James mu rukundo rwe no ku ishuri kandi amasomo bikagenda neza. Ubwo duheruka muri episode ya 9 James yari guhamagara Winnie mwijwi rirangurura cyane bitewe nuko yasanze ari kuvugana na Ariete amwise Sheri bikaba ikibazo kuri Winnie. Ese Winnie yaba yarakunze James? Nawe mubwire. James se uburyo amuhamagayemo ko bigaragara nawe ko yaba akunda Winnie. Reka dukomeze na episode ya 10 mwiyumvira. Winnie! No! Ariete. Urabona ibintu bukoze? Ariete, ibintu ntabwo ari byiza. Ariete ubwo ngo byaramucanze uburyo ndi kuvuga nk'uwateye umutwe, mubaza ngo ibintu abakoze byaramurenze cyane. Niko nawe kwitonda arambaza cyane ati. None se James ibiki nkoze ko nashatse kumva ibintu mbwira wapi ntabwo nsobanukiwe mbwira numve nese ko niba mwise ubwo ndabyumvishe ikibazo nuko mwise Sheri James gute n'ubundi wifata ukanyita Sheri ego ko nese Sheri ni ibintu benze no Sheri wapi Sheri nago ni gute sinuko nabigusobanurira nanjye muri ngewe byaranshanze cyane buryo nasobanura Ariete uburyo nyisa Sheri Winnie bigasanga bimubabaje ntanjye ni ibintu nabasha gutangira ubusobanuro kubifatika sinize mbwira Ariete ikintu gisa nkaho kimbabaje muri ngewe nariburanyije cyane ndibaza sinasobanura mvuga ku kimwe umutima niko nandi kwibaza sindabwira Winnie ko mukunda ku buryo nageza kuri rwego rwo kuba namufuira dore n'ubushize namubaje ibintu bya Eric arambwira ngo uramfuira ako nawe ngibuka ko hari ikintu yashatse kumbwira ubushize akasa nkaho abihisha ariko ntabwo nize mbyitaho cyane nahise Winnie komereza mbwira Winnie nateshagurwe cyane birancanga natangira ngo Winnie kandi ubwo ndimo ndabwira Ariete nawe Ariete James oya James garuka ndashaka umbwire neza kwanza no kurya tube tubiretse dore ko n'ubundi amafoka mvuye kuyatanga garuka hano mbwira ukuntu bimeze tujye ku bandi tugende nanjye ntekereza uburyo ndi busobanurire Winnie nako byananshanze byose ngajya mvuga Winnie ibiki gusa bidatinze naje gutuzamo bambwiye Ariete kandi ibintu bisanzwe ni inshuti yanjye nkuko nawe uri inshuti yanjye umuntu yaza kandi wasanze tuganira deni uvuze ibyo bintu bigambo turi ko ari ibindi bigambo wenda nakunda kumva cyane nakunda gukoresha mu masrenge yanyu bisa nkaho biteje nyine biteje uburakari hagati y'umuntu twagandaga ibintu mbashaka gukemura bikava mu nzira ubwo ko nawe ndi kubwira Ariete nawe yanyitegereje ari mu maso dore ko umuntu ukubeshya utabura kumuvumbura base ko utayimushinza kuko udasoma mu mutwe ibintu ari kubwira ariko reaction y'uburyo bari kubikubwiramo bigaragara ko ari kukubeshya Ariete nawe niyatinije marambwe ati James rekeraho ibyo mbonye nabyiboneye gusa nzabikoza mu kindi gihe cyabyo tugaruke mbwambwira icyo washakiraga kabisa James mbwira tu kuko aho ugeze umbwira ati ngo narabuze ngo washanze kunganiza ngo biranga iki ntanjye byanshanze niyo mpamvu ubonye n'ibyo mbaye mbiretse kandi ubwanze umbwira icyo nshakira Ariete nuvuga ngo ibisanzwe urabizi ko tujye tuganira ariko nararebye cyane mbona uburyo nganiramo na Eric ngitangira kuvuga Eric yambwira ni Eric aje mu biganiro byacu gute ko namubwiye tuza mbanze mubwire wowe ndaho urabizi ko Eric yari inshuti yanjye nawe ukabura inshuti yanjye yisi ndabizi cyane rero twaraganiriye cyane nkajya numva ukuntu urabizi ko abajama tukunda kuganira ku mabibu ukuntu gake sinzi namwe niba ariko bimeze ariko twaraganiriye kabisa akajya ambwira nkajya numva avuga ati Ariete nkajya numva kuvuga ahoza cyane mu kanwa mu njyana yakuvugagamo sinjyana mbi gusa mbona asa nkaho kwemera nyivuga nka kwemera Ariete yazambwira ati chavana buraga aho ngaho Eric ni buraga zira bafite nubwo yavuga ngo arankunda sinzi niba napfa kubyemera najya ngo nibyo ndi byanjye kwa kuba mugani nk'ibisanzwe mu mwana murize nakurwa urutozi uwo mugani ngira ngo urahari usobanukiwe
umugani se singusobanukiwe wenda neza ushobora kuwusobanura mu busobanuro butandukanye ariko wowe ukaba ushaka kuwusobanura mu bundi busobanuro. Ni ukuvuga ngo uwo mugani ni ibisanzwe nk'uko iri kubona agira ama burage cyangwa nk'iyi burage neye nkuvugaho niyo ndashaka gusobanura neza. Iyi burage neye mvuga ni sheri wanjye njye mbivuze nka burage, noneho uriya mu sister Winnie sinzi ukuntu yahise abyumvamo, wenda ntazi sinshaka kubijyaho big deal biha birebire gutyo nyine nanjye niko kuvuga ni